Nyagasani Yesu n'abane namwe. Amagambo y'ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Igihe umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe y'ikuzo. Ibihugu byose bizakuranyirizwe imbere ye, maze azatundukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati, nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa. Kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti, Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo kunywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwe azabasubize ati, ndababwira ukuri koko, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, nije mwabaga mubigiriye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe mwese muri hano, ubuzima bw'umuntu dushobora kubwumva, umuntu yavuga mu buryo bubiri bukuru. Ubuzima bwose buba ari impano, impano ikomoka ku Mana, impano ikomoka ku babyeyi no ku bandi bakugiriye neza kenshi utazi n'abari bo. Ariko ubwo buzima bukomoka ku Mana dushobora kubufata nk'ikintu cyacu bwite twebwe twenyine, cyangwa tukabufata tubuhuza n'iyo Mana, tubuhuza n'abantu, tubuhuza rero n'urukundo tugomba kugirira Imana n'urukundo tugomba kugirira abantu. Kuko abantu twese tunyura muri iyi si, tukayinyuramo twireba twebwe gusa, jewe jyenyine, cyangwa tukabunyuramo tureba abandi, amaso yacu agirira neza abandi, umutima wacu ubakira, ineza yacu akaba ariyo ituranga hirya no hino. Amasomo twumvise nicyo yatubwiye. Isomo rya mbere ni iryo mu gitabo cya Yobu, twabyumvise, tuzi ubuzima bwa Yobu. Yobu yari yanyuze mu ngorane zose nyinshi zo kuri iyi si. Abura abantu, abura ibintu, yewe n'inshuti ze zikamubwira ziti tuka Imana. Ariko Yobu yanga kubumva.
niho yavuze rero aya magambo agira ati icyampa amagambo yanjye azandikwe bayashyire ku rubaho rw'umuringa bakoresha ikaramu y'icyuma maze bayasharage ku rutare ubutazasibangana. Yewe nzi ko umuvugizi wanjye ariho, amaherezo azatunguka ku isi aze andengere. Ni amagambo rero y'umuntu wemera Imana, y'umuntu uzi ko iyo Mana ari byose kuri we, y'umuntu uzi ko akomoka kuri iyo Mana kandi akaba ari nayo agarukaho. N'isomo rya kabiri nicyo ryatubwiye, aho rigira riti rwaba urupfu, byaba ibyago, byaba ikintu cyose kindi, nta kintu gishobora kudutandukanya n'urukundo Imana idufitiye muri Yezu Kristo umwami wacu. Ivanjiri nayo itubwira ko urubanza rw'Imana ruzaba ku byiza twakoze, ko tuzagenda dusanga Imana. Tuzi ko Imana ari umucamanza, tuzi ko ihemba wa wundi wagize neza, igahana wa wundi wagize nabi utayemera. Iyo Mana rero ikaba itubaza ikintu kimwe: ubuzima bwawe wabukoresheje iki? Wabumajije iki? Ese wabayeho nk'umuntu ukunda, nk'umuntu w'ineza, cyangwa wabayeho nk'umuntu w'inabi? Icyo tuzatungura imbere y'Imana twese, buri wese muri twe, ni ineza twagize, n'ibyo twakoze biyisingiriza mu bantu, biyisingiriza nayo ubwayo uko iteye, niba twaragize uwo mutima uyikunda. Ibyo rero twumvise mu Ivanjiri ya Mutagatifu Matayo agira ati, nari mfite inyota mumpa icyo nywa, mfite inzara mumpa icyo ndya, nambaye ubusa muranyambika, n'ibindi byose. Tedi Gacinya rero nawe yanyuze muri izo nzira, yabayeho ari umuntu uba mu bintu byose kandi yubaka, atuma ari iwabo mu rugo, ari iki gihugu, yewe ari no mu rubyiruko, mu bana, ashinga ishuri, aho hose hagaragara ya neza y'urukundo rw'abantu, ya neza y'urukundo rw'Imana. Iyo neza nicyo kintu gikuru umuntu ahabwa n'Imana, akagihabwa n'ababyeyi, nawe akagisigira abandi. Umuntu w'ineza, ibishoboka byose kuri iyo neza binyura abantu, bigafasha abantu. Ko umuntu anyura mu makuba y'isi, ibyo nabyo yabinyuzemo, hari abantu benshi babinyuzemo, ariko ayo makuba ntabwo yamutsinze, ntabwo yatsinze umutima we w'ineza, ntiyatsinze umutima w'ukunda. Turamutura rero Imana, turamusabira. Muri Kiliziya Gatolika twemera urusange rw'abatagatifu. Urusange rw'abatagatifu ni iki? Urusange rw'abatagatifu ni isano. Abatagatifu bari mu ijuru, abakristo bari munsi, na roho ziri mu purugatori, isano bafitanye ituma
dusangira ibyiza bya roho, tugasabirana, tugafashanya. Tuzi rero yuko amasengesho yacu amufasha, kuko rwa rukundo dufitanye ntirurangirana n'urupfu, rurakomeza mu Mana, nk'uko nawe adusabira, nk'uko nawe abwira Imana, noneho ubwo ari iruhande rwayo. Urupfu, Mutagatifu Augustin avuga ko uwapfuye ntitwongera kumubona, ntitwongera kumwumva, ariko ni nk'umuntu uri mu cyumba iruhande, uba uzi ko ariho, uba uzi ko akumva, ariko wowe utamubona. Tuzi ko natwe amaso yacu y'umubiri atamubona, ariko amaso y'umutima, amaso ya roho aramubona. Niyo mpamvu nyine ari ituro dutuye Imana ry'umutima wacu mwiza, inshuti twari tumuzi. Tedi rero, ugende amahoro ku Mana. Iyo Mana irakwakira ya mu ijuru, niho twese twaremewe kuzajya mu ijuru, niho twese tuzishima iteka. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.